ubwenge n'ubumenyi biratandukanye. Ese niba bitandukanye bitandukaniye he gute? Yego, bikoze cyane. ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ariko n'inyuma y'igihe kirekire ngira gute nkomeje umutima wanjye kukumenya no ku bwenge. Yego, byaje kumpesha kumenya ko iby'ubusazi n'iby'ubupfapfa bikorwa. Byaje kumpesha kumenya yuko ari iki nabyo ari ubusa. Ibi nawe ni Salomo. Ngize ikibazo mwaho. Bivuga ngo umuntu ashobora kwiruka ku bwenge. Hari ushobora kwiruka ku bwenge no kumenya ntagire ubupfapfa. Hari n'uwiruka ku bwenge no kumenya. Uyu yarimo akora nk'ubushakashatsi ku bintu biriho. Si we rero wagize ubupfapfa. Ahubwo yarimo akora ubushakashatsi ku bantu. Yego. Kandi iby'ubwenge bwabo abo yakoraga ubushakashatsi nabo bafite ubwenge, baranazi, baranamenya. Mbirukankaho rero nkomeza umutima ku bwenge bw'abantu, nkomeza umutima no kumenya kwabo, ngo ndebe. Mbabazwa no kubona umuntu uzi ubwenge akanamenya akora iby'ubusazi n'ubupfapfa. None nimbaje ngo ese umuntu ashobora gusigasira ubwenge no kumenya bikamubera inyungu nyinshi? Yego. Okay, hallelujah. Imana ishimwe ko ibyo rero twese mu mpano z'umwuka, mu mpano z'Imana iyo usomye ko ntubambira 12. Yego. Ntabwo uzi ko impano yo kumenya ariyo ya mbere mu mpano iko ari 9. Ku bintu abantu bose bumva, sindajya mu bintu by'umwuka cyane. Cyane ko n'ikibazo ubwacyo umuntu atangira kucyumva ntiyamenya ko tujyane mu mwuka. Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Mpumuriza GB Ministries. Tuje kuri kamera kandi tugarukanye n'umushumba Dr. Pasteur Imana y'amahoro imuha umugisha kandi mwishimire. N'ibyishimo rero iyo tumwakiriye tuba tuzi yuko tugiye gusobanukirwa kandi tukamenya iby'ubwiru bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Muraho neza mushumba? Yesu nashimwe cyane Emmanuel. Yesu nahimbazwe cyane. Mumeze neza? Turaha, Imana yaturinze, yaratuzuye. Ko narwaye pe. Wari umaze iminsi urwaye? Kuwa kabiri w'icyumweru gishize urahari kwa Kangara. Ari ku itariki 9. 9 nageze mu Rwanda ku itariki ya 10. Mfatwa kuri 11 ari kwa kabiri. Ariko yewe ngarukiye kure. Nagize umuriro 39 n'igice. Ngaho rero. Ya 42 kandi ntibibaho, umuntu wagize umuriro ntabaho. Ariko Kristo Yesu ndabona yaranzuye, ndabimushimiye. Kandi babuze malaria, babuze indwara yari yose. Hanyuma wasuhuza abakurikiranye Mpumuriza GB Ministries, yenda hari abatakuzi, hari n'abasanzwe bakubona hano, dore ko uri umushyitsi ukaba n'umusangwa. Hanyuma rero wamara kubasuhuza ugasenga Imana tugatangira ikiganiro. Yego, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mazina mwayumvise ni Pastor Dr. Michel Ziginshuti, umukozi w'Imana dusanzwe duhura. Ariko simba nirengagije ko hariho wenda ubu duhuye bwa mbere tutuboneye ahangaha bwa mbere kuri Mpumuriza GB Ministries. Rero ndabaramukije mwese, reka dusenga Imana maze tuganire ijambo ryayo. Mana, izina ryawe nirishimwe kandi rihimbazwe, uduhaye aka kanya keza ko guhura ngo tuganire ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo dushyigikire, utubashishe, umwuka wera wahaye abakozi bawe ngo dushoboze, nanjye mbashishe rwose, kugira ngo abana bawe bumve ijambo ryawe bafashwe naryo, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. 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 Yohana ishimwe cyane. Abantu bakurikiranye ikiganiro cy'ubushize bagiye kumva yuko dusa nkaho dukomereje kuri ya nsanganyamatsiko, ariko duhinduyemo gakeya, kuko uyu munsi wa none nifuje ko twaganira kwitanduka ubwenge n'ubumenyi biratandukanye. Ese niba bitandukanye bitandukaniye he gute? Yego, bikoze cyane.
harya wize igifaransa cyangwa n'icyongereza gusa? ubundi nize literature, Hmm? indimi n'ubuvanganzo. Uri umuritereri. Ni umuritereri. Ahaha. Ewe Ehe. ntabwo bikingoye. Okay. Gusa muranadusemurira. Yego. Ijambo ryitwa connaître. Connaître, kumenya. Kumenya. Yego. Naho savoir ibyo. Karita ko gucanga. Ni connaître yimbise, ni nko guhishurirwa ku ahubwo wenda wamugana. Nko guhishurirwa. Mu by'ukuri bikiri mu nshinga. Yego. Ibyo twita verbe à l'infinitif. Yego. Inshinga iri mu mbondo. Yego. Niko bita mu Kinyarwanda. Biragora kumenya uko bitandukanye. Yego. Ariko ahubwo ivuze uti ese connaissance na savoir. Yego. Yego. Buriya ubwenge umuntu wese muzima wavutse yuzuye. Sibyo? Wavutse yuzuye. Yego. Ibi ngibi bita ngo ni maladroit, débile. Yego. Umuntu akaba yuzuye afite ingingo zose. Yego. Uwo muntu aba afite ubwenge. Aba afite ubwenge. Okay. Everybody. Okay. Wese wavutse yuzuye ukabona nta kintu abura. Aba afite ubwenge. Yego. Hanyuma ubwo bwenge nibwo bugenda bumuhesha kumenya. Ubwenge bugenda bumuhesha kumenya. Okay. Donc adaptation yose umwana agira. Yego. Iraterwa nuko afite iki? Ubwenge. Yego. None ubwo bwenge butuma yiyadapta, yigana, agenda amenya ibyo avukiyemo. Niko kumenya nyina, niko kumenya se, kumenya abavandimwe, ugashituka yamenye kuvuga data, yego, kwisabira ibiryo, mama, ubyumva? Akanyonyo. Yego. Iryo. Aho kantu ka nyonyo agakumura ku bavandimwe, kereka ari we mwana uvutse aho bwa mbere. Yego. Buri mwana uvutse mu rugo ari imfura ruburiza mu rugo. Yego. Biragora kwiyadapta. Niyo mpamvu biba byiza cyane ko uwo mwana bamushyiraho abandi bana bari vuba. Yego. Uraza creche zagize umumaro cyane, ariko cyane umuntu abana amarerero. Abana irero rigira umumaro cyane, n'abana bavuka mu rugo ari iki? Ari imfura z'ababyeyi babo. Noneho abantu dufite imfura kwihute cyane. Agize imyaka ingaho wawe? Kwere gukererwa 2 n'amezi. Vraiment buriya abonye uko ahura n'abandi bana. Yego. Mu gihe cy'amezi 3 yakwereka itandukaniro. Wow. Nuko none niba mbabwira ukuntu, kuko mwambajije itandukaniro ry'ubwenge no kumenya ribaho, niba ribaho se niriye. Ubwenge reka mbwite karemano, ariko kumenya mbyite ko bishakwa. Kumenya birashakwa. Buriya umuntu reka mvuge bino bintu. Umuntu urangije nda muri science, umuntu urangije science. N'umuntu noneho ariko se ubwarangije science yihe? Yenda reka tuvuge ngo science ya biology. Biology, très bien. Umuntu urangije mu bumenya muntu. Yego. Undi muntu noneho akaba yarahishuri, Imana yarasenze, Imana ikamuha kumenya uko umuntu aremwe. Mu buryo bw'ishurirwa se? Bw'ishurirwa. Hari abantu bari se cyane. Aho handi buhagere nko mu gika cya 3. Kuko ubu nahereye ku bintu abantu bose bumva, sindajya mu bintu by'umwuka. Cyane. Cyane ko n'ikibazo ubwacyo umuntu atangira kucyumva ntiyamenya ko tujyane mu mwuka. Nuko ubwenge ni karemano, naho kumenya birashakwa. Yego. Birashakwa. Noneho buriya bwenge buri karemano nabwo nubwo ari karemano bwose, yego, ariko bisaba ngo
Imana igenda ibuha kumenya. Igenda ibuha iki? Kumenya. Yego. Muri Bibiliya harimo abantu, ntabwo tujya kuhasoma wenda tudatinda, harimo abantu Imana yagiha bari basanga mu bwenge, noneho Imana ibaha icyo bita ubuhanga bwo kumenya gukora ibintu nko guconga amabuye. Ndabibutse igihe Mose yavaga ku musozi. Yego, guconga amabuye, guhunda icyo ari cyo. Guhunda ni ukomeka. Yego. Nk'uko twomeka amabuye ku nzu. Yego. Ubwo buhanga rero yabutanze mu gihe cyo kubaka inzu yayo no mu kuyikorera finisage. Nta byari bisanzweho. Okay. Noneho uwo mwuka aramanuka, imweza kuri abo bantu, ibaha uwo mwuka wo gutaka, wo gutegura. Yego. Ariko basanga ngo iki? Ubwenge. Twifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cyaho cya 22 umurongo 12. Aravuga ngo icyakora Uwiteka aguha ubwenge no kumenya, agutegekesha Abisiraheli kugira ngo witondere amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Uwiteka aguha iki n'iki? Ubwenge no kumenya, kugira ngo Uwiteka agutegekesha Abisiraheli ubwoko bwawe. Ntabwo ndi gusobanukirwa aka kantu. Uwiteka aguha ubwenge no kumenya kugira ngo agutegekeshe. Niko handitse. Wow. None ndabyumvise. Abiguhereye impamvu. Yego. Ubwenge aguhaye no kumenya aguhaye, yego, bikubashije gutegeka ubwoko bwe bw'Abisiraheli. Nicyo bivuze. Okay. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uwiteka aguha ubwenge n'iki? No kumenya. Uyu muntu, yego, si uko nta bwenge yagiraga. Yego. Kuko uyu yari umwami rega. Salomo. Ni umwami wari gusaba ubwenge. Okay. Noneho Salomo ajya gusaba ubwenge kandi. Yego. Unyumvire nawe Manuel. Afite ubwenge. Salomo afite ubwenge, yavutse yuzuye nta cyabura. Yego. Ariko ajya ku Mana gusaba iki? Ubwenge. Buriya hariya ni ukuvuga ngo yarashyiriye Imana bwa bwenge busanzwe abantu bose bazi. Yego. Ayisaba ngo imubabarire imufashe. Yego. Ubwo bwenge bwongere kumenya. Bityo rero muri uko kumenya azajya amenya uko agenza buri bibazo. Ikibazo ni cyiza. Yego. Cyeko nk'umena umutwe ataranagikemura. Yego. Ikibazo ni cyiza. Amenya uko acyanzura. Niho yavaye icyaha igisubizo cya za ndaya ebyiri. Yego. Umuzima n'uwanjye. Umuzima n'uwanjye, upfuye niwe wawe. Yego. Urabyumvise inshuti yanjye? Hariya ni ubwenge busanzwe Imana yari ihaye iki? Kumenya. Yego. Aho nkuko natangira mbabwira rero, aho bitandukana mu by'ukuri. Yego. Ni ukuba kumenya byo umuntu ajya kubishaka. Buriya umuntu yahagurutse akajya ku ishuri, mu mashuri abanza, ayisumbuye, kaminuza n'ibindi, aba agiye gushaka yo kumenya. Yego. Agiye gushaka yo kumenya. Kumenyesha rero ko buriya niyo mpamvu ubona abantu batagira ubuhanga bungana. Ubuhanga, intelligence. Impamvu abantu batagira ubuhanga bungana nuko bose baba baragiye kumenya, yego, ariko ubwenge bwabo ntibugire capacity imwe yo kubifata. Sibyo? Muri etude, mu ma revision abantu biga, mu byo abantu bamenya, bumva bagiye kwiga. Siko bose babimenya. Babimenya kimwe. Nsomera umubwiriza igice cya 2 umurongo 17 twumve. Yego, umubwiriza igice cya 2 umurongo 17. Umurongo wa 17. Nakomeje umutima wanjye kumenya ubwenge no kumenya iby'ubusazi n'ubupfapfa. Menya yuko nabyo ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga.
nakomeje umutima wanjye kuki? ku bwenge, Kumenya. kumenya ubwenge. Nakomeje umutima wanjye kumenya ubwenge, yego, no kumenya iby'ubusazi n'ubupfapfa bikorwa mu isi. yego. Umva ukuntu kavuga. Menya rero yuko nabyo ari iki? Ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Donc nkoresheje ubwenge, yego, yego, narakomeje ndashakashaka, yego, yego, menya iby'ubusazi n'iby'ubupfapfa abantu bakora, yego, nabyo nsanga ni iki? Nko kwiruka inyuma y'umuyaga. yego. Ariko kariya kantu kaje kitwa menya, harebe wumve. Menya yuko nakomeje iki? Menya yuko ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ariko n'inyuma y'igihe kirekire ngira gute? Nkomeje umutima wanjye kukumenya no ku bwenge, yego, yego, byaje kumpesha kumenya ko iby'ubusazi n'iby'ubupfapfa bikorwa, byaje kumpesha kumenya yuko ari iki? Nabyo ari ubusa. Ibi nawe ni Salomo. Ngize ikibazo mwaho. Bivuga ngo umuntu ashobora kwiruka ku bwenge, hari ushobora kwiruka ku bwenge no kumenya, ntagire ubupfapfa. Hari n'uwiruka ku bwenge no kumenya. Uyu yarimo akora nk'ubushakashatsi ku bintu biriho. Si we rero wagize ubupfapfa. Ahubwo yarimo akora ubushakashatsi ku bantu. Yego. Kandi igitangaje, abo yakoraga ubushakashatsi nabo bafite ubwenge, baranazi, baranamenya. Mbirukankaho rero, nkomeza umutima ku bwenge bw'abantu, nkomeza umutima no kumenya kwabo, ngo ndebe. Mbabazwa no kubona umuntu uzi ubwenge akanamenya akora iby'ubusazi n'ubupfapfa. Usanga nabyo ni iki? Nabyo ni ubusa. Buriya twakwibaza ngo icyo Salomo yise ubusa kibaye iki? Icyo Salomo yise ubusa ni iki? Kandi bitanzwe mu Faransa la vanité. Yego. Kandi bitanzwe n'Uwiteka. Yego. Cyo bita ubusa ni iki? Nuvuga ngo ubwenge de nature bwa kamere Imana iremana umuntu. Yego. Nubwo nyuma yajya kwiga gushaka ubumenyi, siko twabibonye, yego, naga akabubona kandi kose agatyaza ubwenge, ubumenyi bukiyongera, yego, ariko ibyo bintu bidakomeje kumurikirwa n'Imana, yakora iby'ubupfapfa. Niyo mpamvu ushobora kubona un docteur, un professeur, maître utabasha gufunga traite, winyariye, yasinze, yego, utabasha kujera amafaranga afite, aya kugura isukari y'abana akayanywera, kandi igitangaza yarize iki? Gestion. Hawo buriya bikora bite? Ko umuntu ashobora kuba ari intangarugero, afite doctor, acunze umutungo ahantu mu kigo runaka, akawucunga neza, uwe akawusesaguza iby'ubupfapfa. Nibyo Salomo yavuze ati nabyo nabonye ari iki? Ari ukwiruka inyuma y'umuyaga. Okay. Nabyo ni ubusa. Urumva aho hantu? Nabyo ni iki? Ni ubusa. Yego. Salomo y'umuhanga wavuze gutya, azi neza itandukano ryo kugira ubwenge no kumenya. Okay. Arabizi ko umuntu ashobora kugira ubwenge akazabura kumenya. Yabigira byombi kandi nabyo yakora iby'ubupfapfa n'iby'ubusazi, bwa bwenge n'ubumenyi bukamera iki? Kamubera ubusa, akamera nk'wirukansa inyuma y'umuntu. Aho rero usoreje niho narimbajije ngo ese umuntu ashobora gusigasira ubwenge no kumenya bikamubera inyungu nyinshi? Yego. Okay, hallelujah. Imana ishimwe ko ibyo rero mbese mu mpano z'umwuka, mu mpano z'Imana, iyo usomye ko ntubambira 12. Yego. Ntabwo uzi ko impano yo kumenya ariyo ya mbere mu mpano ikora 9, nyamara hepfo hakazamo n'iyiki? N'iy'ubwenge. Iriya y'ubwenge rero niyo bita discernement. Ubwo ni ukuvuga ngo impano ya discernement rero Imana yiha abantu benshi. Kwari ukuntu umuntu aba yicaye nta n'umwuka aruzuye.
umenye ko benshi bigiye bisobanura adjectif indefini. abantu ubwo iha se ndabyita gutya uko hari ukuntu umuntu mushumba aba yicaye nka gutya akiyumvamo ikintu siyo discernment. Discernment ni ukumenya kugenzura ibintu n'abantu. Katega amatwi umuntu hariya, yego, kamugenzura. Umwana wamurera yego, yazavamo umuntu ufatika. Ugatega umutwe umuntu kandi n'umuyobozi ukamutega amatwi, kamureba imvugo, kamwumva, kamubona yambara express yagiye gukina biyari. Biyari gusa ahubwo iyo ni discernment. Ni discernment. None ko ndi kumva buri jambo nakorwaye mwana wanjye, discernment ni uguhishura, ni uguhangura ibyananiranye, ni ukumenya ibihishwe. Kumenya ibihishwe ntajwi wumvise. Yego, kanguhe nk'urugero. Jya muri Daniyeli, ngira muri Daniyeli nkwereke. Iki kiganiro ko numva ari fire iki kiganiro numva kiri kuzera Daniyeli igice cya mbere. Yego, igice cya mbere umurongo wa 20 hari ijambo rivugamo ngo mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yabazaga yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Mu ijambo ryose umwami yabazaga ry'ubwenge no kumenya. Yego, ubwenge no kumenya. Ariko nukuvuga ngo ubwenge butajyanye no kumenya bupfuye ubusa mu by'ukuri. Niyo mpamvu wabonye ahantu hose buri akompanye pari kumenya, buherekejwe no kumenya. Kandi igitangaje nta hantu nigeze mbona habanza kumenya ngo ubwenge buze nyuma. Oya, hose harabanza iki? Ubwenge. Nibyo nakubwiraga, nuko ubwenge ari donature ari karemano. Yego, none Imana ibuherekeresha kumenya kuko ari umuntu aba asigaye akeneye kumenya. Hanyuma se mushumba, none ngize ikibazo kimeze gute ko Imana ijya gutanga impano idahera ku bwenge, ihera mu kumenya? Nuko wafashe ubwenge bwo mu mpano. Yego, ushaka kubuhuza n'ubwenge donature. Niyo mpamvu byakuvunnye. Okay. Ndi kugera sobanukirwa. Nakwiye kumenya kw'impano kuje ku mwanya wa mbere mu mpano 9. Yego, ni ukumenya iby'Imana. Hari urugero nakubikiye. Yego, ndi buguhe. Okay. Kandi bakuryohera. Kanicare ndaza kuryohera. Wenda bazarumva mwese urabaryohera. Yego. Nusoma igitabo cyo Kuva. Yego. Ibice byaho 28. Yego. Uzasangamwo ibyo bita imyambaro y'iki? Y'umutambyi. Yego. Imyambaro y'umutambyi. Ni igice kirekire sinzi uko wagisoma byaho kugora ubusa. Yego. Ariko uzagera ahantu havuga ibyo bitaga Urimu na Tumimu. Yego. Yego. Urimu na Tumimu kimwe cyabaga mu rutugu rumwe, ikindi mu rundi hafi y'umutima. Urimu na Tumimu. Yego. Noneho kamwe kitwaga, umva ahantu hakurikireza buretse gusoma. Kamwe kitwaga, yego, Urimu yari yo kungurisha ubwenge. Urimu. Subira mu ijambo twumve. Kungurisha ubwenge. Guhora nko guhora butyara cya bwongo. Kungurisha ubwenge. Yego. Tumimu ikaba iyo gusaba inama z'Uwiteka ngo umenye ibishwe mu bantu. Oh my goodness. Muri ni jambo. Uri umutambyi. Yego. Ubwo niwe mushumba wa none. Yego. Abakristo urimo kwakira barazana ibibazo. Yego. Burya kimwe mu bintu umuyobozi agomba kumenya. Yego. Harimo no kubwira umuntu ngo genda uzagaruke ejo cyangwa uzaze mu cyumweru gitaha. Mbanze mfata akanya
yego ntekereresha ubwenge yego nk'umuyobozi, aha kandi nungurisha ubwenge mbaza Imana, aha nyigishe inama n'inama. ya Wabyumvise? Ubutaha nuza yego uzaguha igisubizo. okay Ibyo bintu abayobozi bahura nabyo mu nzego zose, mu ngeri zose. Uzi ko buri muyobozi aha ashobora guteza ikibazo kuko yakemuye ikibazo nabi. kugikemura nabi cyangwa huti huti Nyamba kandi iyo huti huti nayo iri buze mu bibi nyine mu kwikora nabi. Ya uriya huti huti ni nk'aka branche, ni agashami, ariko yagikemuye nabi. Muri iyo nabi rero harimo ko yabikoze huti huti, yego atanga igisubizo kitari cyo, yego yitonze nyine. Rero Urimu yungurishaga ubwenge, hanyuma Tumimu Imana ikayinyuramo ikamuha kumenya ibiri mu bantu. Urimu na Tumimu, yego Mana uha abantu bawe Urimu na Tumimu kugira ngo babashe kuba kuri iyi si. Ntabwo abantu mu buzima busanzwe yego sinzi ko babikenera. Nareba Imana yahaga abatambyi gusa, nta mwami wabigiraga. yego Mwami bose uzi nabo utazi. Ijambo riratubwira ngo turabami n'abatambyi, ariko yego aho ngaho ntubyitiranye n'abamuzi, the kings, the roi. yego uyu munsi none ntabwo muri abami n'abatambyi, ntabwo turaba, ntabwo muri ababo. Kandi hariho ubwami, hariho ubwami bw'isi aribwo buyobozi buyoboye abaturage, yego hakaba n'ubutambyi aribwo bushumba. yego mu by'ukuri nkaho utaraba umushumba bavuga ko umwami n'umutambyi gute? Icyo nakwemerera nije muri Imana ikwemerera, yego uri umutambyi, ugutamba ibitambo yego by'Imana mu buryo bw'umwuka. Iyo uri musenga ubutamba, yego iyo utamba umubiri wawe uri mutamba, ibyo ntawe wabikwangira. Ariko ibyo kuba umwami ntabwo ari none aha ngaha. Tuzaba abami twimanye nawe. Reka twe kujya kuri ya topic. Reka twe kujya kuri ya topic. yego Noneho nusoma ijambo ry'Imana riri mu Mubwiriza igice cya 2, hajye turebe. yego Umubwiriza igice cya 2, yego umurongo wa 21. Vuga ngo iki? Kuko habaho umuntu ukorana ubwenge no kumenya n'ubuhanga. Abyuko njya ka 3 20 hayongeyeho ka 3 n'ubuhanga, nyamara azabisigira utabiruhiye bibe umurage we. Ibyo nabyo ni ubusa, ni bibi bikomeye. Hariho umuntu wakoranye ubwenge no kumenya n'ubuhanga aribyo. Urumva ubuhanga buje nyuma. Yego kandi nigeze kuvugaho. Yego twahagurutse mu rugo iwacu tugiye ku mashuri, ngiwe nawe n'abandi. Tugiye dufite iki? Ubwenge. Yego tugiye ku ishuri tugiye gushaka y'iki? Kumenya. Yego ariko tugezeyo n'ubuhanga ntitwabunganya. Ngiyi impamvu mwicara muri classe mwese bajya kuvuga amanota hakaboneka n'uwanyuma. Hari umugabo nkunda mu minsi ishize aherutse ni mu minsi mike yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo papa we yamubwiye ijambo ryiza cyane, ngo aramubwira ati mwana wanjye mbabyara muri bangahe? Ati ndetse ni weho mfura. Ati ariko kubona intoke zawe zitareshya ni nako mutazigera mungana nubwo ari njye ubabyara, ndi so na mama wanyu ari uriya. Ubwo rero mpise mbikurura koko ndabyumva. Karame
ntabwo muzigera mungana no kumenya ubwenge basi ubwenge mwamubunganya mukamenyera ahantu hamwe ariko ubuhanga ntabwo twabunga najwe bamwe baba abahanga muri ibyo bintu abandi bakamenya bakagira n'ubwo bwenge ongeraho ikindi kintu niyo mpamvu ubona abana bose bagiye muri barangije tronc commun babasaba guhitamo section baziga yego ni ukubera ko ubwonko bw'umuntu yego hari ikintu cyamworoheye kucyakira muri bwo yego hari ikintu ubwonko bwe bwakunze ku buryo iyo bakirimo iyo ari cyo barimo arishima yumva bari mu bintu bishya yego uko niko rero n'ubuhanga butazangana mu gihe cyose uzaba uri mu bintu ubwonko bwawe butashatse ariko duturuke ku Mana dusubire kuri ya Mana itanga ubwenge wumve no kumenya no kujijuka yego ariko ubuhanga urasanga ariyo yari ifite gahunda nziza yuko Manuel azaba ingenieur yego mu by'ubwubatsi yego Michel akaba docteur mu buganga mu buvuzi yego undi hari akaba ingenieur mu bya veterineri nabyo ni doctor nibyo bya doctora ya kabye urumva none Imana ikazagira abantu ahantu hose yego akora kumvise Imana ikazagira abantu ahantu hose kuko imisozi 7 yego ikazagira abantu ahantu muri domaine zose yego umusozi w'ubuvuzi w'uburezi yego wa idini ubwubatsi yego iby'idini by'ubuyobokamana iby'imikino hakaba hari umuntu rwose uzi gukoresha ikirenge cye neza yego noneho wibuke ko Daniel hariya ahantu twumvise Imana yabahaye ubwenge n'ubuhanga ku buryo ngo abandi bana ngo basanga babarusha nk'ubwe 10 mubo warushije wumvise ko harimo abapfumu yego n'abakonikoni n'abacunnye yego ese umugani kandi nabo babaga bafite iki ubwenge bakoresha yego sibyo bwo kuba abapfumu ntabwo bagikora usanga badanyire barabarusha nk'ubwe 10 kubera iki rero ari ba Daniel batari no mu rurimi rw'igihugu cyabo urakoze Bibiliya itubwira ko mu gice cya mbere ku murongo wa 8 ngo biriya bintu Imana bibakoreye gusa kubera ko bageze i Babuloni bagambiriye mu mutima kutaziyanduza kugambirira gusa njye natangiye mbabwira ngo kuva ubwenge butangwa n'Imana yego kumenya Imana ikabishoboza umuntu ikabitanga n'ubuhanga hano turabyumvise yego birasaba ngo wa muntu muri bwa bwenge bwe yubaha Imana yamuhaye nanagiye no gushaka kumenya ashyira Imana imbere Mana dore wampaye ubwenge ndabigushimiye nzabukubahamo mukubahisha giye gushaka kumenya nyamuneka uzampashishe niyo uzamenye ubuhanga noneho mise nsobanukirwa impamvu bamwe bagira ubwenge no kumenya bakabwongeraho ubuhanga bikabagirira umumaro yego nuko bahaye nyir'umumaro yego na nyiri kubitanga umwanya muri byo très bien none se niba wibuka rya tegeko rya mbere rirutangwa yandi ukundisha Imana yawe iki hashaka urebe n'ubwenge urasanga buzamo n'ubwenge yego nabwo burazamo kuko urumva umukundishije umutima ukamukundisha imbaraga nkumukundisha iki ubwenge mu bintu by'ubwenge ubwo wagira gute waba umurimise waba umuhaye aho ntuharenge ku by'ubwenge ntuharenge nanjye ndi umuntu nzikontorora kameme mfite logique izo nibuka kanushu ndibutse ngo hari abantu bagera ku rwego noneho nyine bagakorera Imana ariko bakagira akadirisha badashaka ko Imana yinjiramo bavuga ati ofete nawe Mana aha waba ukabiri kumvugira kuko ibi bintu ntabwo byo nabiguhamagayemo ibi ndabyibashirije urugero ubu sinzi ngo usabe ngo ndambagiriza
kandi abakobwa hari nk'amakoma mu rutoki, ikindi nta mugore ugira, nta mugore ugira kandi suza ubu utareza urabaza ahubwo wumva umuntu urate ngaho ubu rero nzaho ngaho ngo uhanjagaje nkugisha inama ngo nzagura ikibanza hano wacye hehe u Rwanda ni urwacu aho nzumva hanguye neza niho nzajya gute niho nzatura. Ubundi icyo wowe nzakora cyo kora agasigazamo akandi kadirisha kavuga ngo basi uzaze tubane mu rugo, tubane nta kibazo. Igitangaje ndanyumvire ko Imana si kenshi yemera kuza mu bintu wayimyemo akisi donc utatangiranye nayo. Ibintu byose Imana itatangiranye nawe ukayima ukanga kwigisha inama n'ibizakurikiraho uzabajye wifashe. Ngiri impamvu Daniyeli na bagenzi be kuko basabye Imana iki ubwenge bambe bagambiriye kutiyanduzana bakabwira wa wundi wagaburiraga witwa Hegayi gerageresha abagaragu idushyimbo n'amazi nyuma y'iminsi 10 uzaza n'umwami turebe. Burya Imana yarije kwerekana ko kuyubaha bigira umumaro. Imana ibambara umugisha. Amen. Hari akantu wambwiye buri buze kumpa mu rugero. Kandi naruguhaye yo kagucitse se kagacitse uri mu natumimu uri mu natumimu. Okay, uko ntaguha oya kanankomye ariko katumaga umutambyi ku mutima agira ubwenge buva ku Mana kandi mu kwakira ibibazo by'abakristo ibyo bamugana akabasha kumenya uko abikemura. Resolution résoudre gukemura ibibazo mu bwenge mu buhanga mu kumenya bimurikirwa n'Imana. Niyo mpamvu uzabona abayobozi benshi ntabwo bazi gukemura ibibazo, ntibazi gukemura amakimbirane. Ashwi kubera iki biraza bigasa n'ibimurenze. Imvuga ibimurenze bitumva wa muyobozi wanga ibintu bimurushya mu mutwe. Muzi ko babaho se? Sinshaka ibintu birushya mu mutwe. Ntuntere stress. Genda ukibaza umuyobozi wanga stress, ukibaza uyu muntu wanga stress bizagenda gute? Kandi His Excellency yiza sobanura ntuza stress. Wabyumvise? Wamfasha. Umunsi wasonaga stress yarayisobanuye vraiment neza ndanezerwa. Bari bamurata ariko nyakubahwa Excellency watubwira ukuntu ufata inshingano z'iki gihugu. Ibintu byinshi ububazwa abasubiza akantu keza karyoheye. Yarababwiye ati stress iterwa n'uko upanga akazi. Stress iterwa n'uko wapanze akazi, wapanze ibintu. Kandi koko nkubwire Emmanuel, kuretse nkubwire uriya musaza yavuze ukuri. N'umuntu ubwe hari igihe yistress. Ubwe ku giti cye. Nta n'akazi kenshi afite. Ahubwo akora icyo ahuye nacyo. Ajya hamujemo. Bene uwo muntu agira stress kandi yica gahunda. Nta kuntu bitashoboka. Impamvu ndi kubyumva nuko iyo ukoze icyo ugwiriye birangira hari igikomeye kurenza ibyo wagwiriye. Kandi birangira hari icy'ingenzi utakoze cyari gukorwa. Niyo mpamvu twize ibyo bita priorize. Kumenya gushyira ibintu ku murongo. Harabanza icyo akurikira iki? Mbanza iki? Muri kino cyumweru ndabanza iki? Uyu munsi nkibyuka ndabyukira mu biki? Yabisobanuye rero. Imana ibishimire cyane kandi Uwiteka bagirire neza. Bashimiye kubw'ikiganiro cyiza tugiranye, kiretse niba ari cyo mwakongeraho ku kiganiro cyiza tugiranye abaye ntacyo nakongeraho ni ukubwira abantu ubwenge bwabo, kumenya Imana yabahaye, ubuhanga Imana yabahaye, bakabyubahamo Imana. Kubyubahamo Imana. Kuko batabikoze gutyo Imana yabitesha agaciro nk'aho tuvugiye aha. Mwasenga tugasoza. Mana turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro, ijambo ryawe riherekereshe imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo abana bawe baryumva rigere aho ribakura n'aho ribageza, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.